noneho buri mwaka inyungu ubonyemo ukaba ariyo wakoresha mu kwa kwiteza imbere kundi kuko urumva ngendeye ku mibare dufite uyu munsi izo miliyoni 50 buri mwaka wajya ubona ibihumbi 5,500 miliyoni 5 n'ibihumbi 500 kuko ubu bigeze kuri 11 n'ibice 2%. urumva ubwo rero ngo buri mwaka wajya ubona inyungu witurije iwawe mu rugo miliyoni 5 n'ibihumbi 500 zigusanga iwawe mu rugo ukaba arizo wakoresha mu kwa kwikenura. ushaka kubikora ingunga imwe, ushaka kubikora buri kwezi nk'ufite umushahara, ushaka kubikora buri munsi nk'abamotari barabikora benshi uko agiye kuverisa akabanza akaverisa hariya mu kigega. hari none abikora kubera ko bejeje imyaka nk'amakoperative y'abahinzi n'aborozi akamenya wenda ku musaruro w'ibigomero w'ibigori azabyenza atyo. Yego abo bose turabafite rero. Ikindi rero nashaka kuvuga nuko inyungu dutanga mu by'ukuri nta handi wayibona. Reka mbivuge nemye ntago ari ukwirarira. Inyungu muraza kwibona mwese mujya mugira amafaranga mu mabanki ariko inyungu itakubera ko impamvu ari ihamye nuko amafaranga tuyashora ahantu hizewe. Dukunze kuyashora mu mpapuro mpeshwamwenda za leta, kandi kubumva indimi z'amahanga inyungu baduha ibiri fixed. No kuvuga ngo niba tuguze impapuro z'imyaka 15 kuri yenda inyungu ari 13%, no kuvuga muri iyo myaka 15 tuzabona izo nyungu nta guhinduka. No kuvuga ngo niyo nyungu yije iba ari yawe wowe washoyemo amafaranga. Byumvikana. Inyungu rero nta handi wayisanga. Yego. Uyu munsi nihuse ikigega cyatangiye wabivuze neza gitangira muri Serena mwari muhari. Ari impari. Cyatangiye mu by'ukuri abantu hari bakeya batabyumva. Kimaze igihe kingana iki? Urumva 2016 kugeza uyu munsi n'imyaka 6, ariko mu by'ukuri amafaranga yatangiye kuboneka muri 2017 neza neza. Ariko muri iyi myaka yose twavuye kuri miliyari 1.4 ndabyibuka bitangira. Umwaka wakurikiye miliyari 3, uyu munsi tugeze kuri miliyari 23 n'ibihumbi 400. Izo miliyari 23 hari izirenga hafi miliyari 4 zavuyemo z'abantu bagiye bisubiza, mbese basaba gusubizwa. No kuva muri make twagombye kuba dukabakaba miliyari 30 ubu ngubu. Abantu ku giti cyabo uyu munsi dufite hafi ibihumbi 10 kuko ni ibihumbi 9,400 n'imisago. Tukagira abandi baba mu bimina nk'ubahangaha kuri radio yanyu mushaka kuba mufite ikibina cyanyu kibahuza cy'abakozi muvuga muti yenda dushiremo dukotiza amafaranga umwe nabyara tumuhembe ibintu nk'ibyo noneho hasagutse mudakeneye mukaba muyashyize mu kigega byari inyungu. Ibyo bimina rero dufitemo abantu ibihumbi 29 ubu ngubu. Urumva ko nabari abantu nibo benshi ahubwo nibo benshi noneho tukagira noneho n'ibigo by'imari nabikomojeho nabyo rega biraprofita kuko ikigo cy'imari sinzi ntago nababwiye yuko amafaranga mubikijemo ahangahe inyungu ya itishyura umusoro. Irasonewe nta musoro wishyurwa. No kuvuga ngo n'ibi bigo by'imari hari byashyizemo amafaranga kuko inyungu babona ahangaha irasonewe none ikabafasha ko ya mafaranga bakuye ya nyungu bakuye iwacu ibafasha muri bwa bucuruzi bwabo. Ibigo by'imari ni 9 dufite ubu ngubu. Nkuko rero nigeze kubikomozaho ikigega gitangira agaciro k'umugabane ibyo twita inite kara amafaranga 100. Uyu munsi kageze kuri 183. No kuvuga ngo umuntu washyizemo igiceri cy'ijana uyu munsi aje akakidusaba turamuha 183. Bese no kwerekana ngo agaciro karazamutse. Kandi no kuzamuka agaciro bijyana na ya nyungu nanone uba uragiye ubona buri mwaka. Nigeze kubikomozaho inyungu uyu munsi umwaka ushize reka mvuga umwaka ushize wa 2021 kuko aba auditeri barabisuzumye barabyemeza tubiganira mu nama rusange y'abanyamuryango. Inyungu yari 11.22% ku mwaka. Inyungu harahandi wayikura koko tuvugishije ukuri kandi iyo ni net no kuvuga ngo ubu ngiye kujya mu mibare nananiwe kubara umva bibiri byanjye. Iyo nyungu niyo kugiye kingana iki n'umwaka ku mwaka? Yego. Ubu rero bibiri byawe bya 2016 nari mu bantu ba mbere mfite nomero iri imbere. Yego. Ubu rero ugiye kureba wasanga amafaranga yawe amaze kwikuba n'inshuro 3 kubera ko ndaza kubwira umuntu ku kazi niba banyumva bakubarire bibiri kuva 2016
inyungu byagiye bibona buri mwaka abakumva nibabare batuha umubare numva yo mfite kuko ayo mafaranga ikiza cy'ibi bintu ngira ngo n'abantu bumve neza nuko iyi nyungu nayo irongerwa igashorwa nayo irongera ikabyara n'inyungu nayo iguma mu ruziga rw'ishoramari. Yego ibyo abantu bita compounding interest kubumva indimi z'amahanga. Muri make no kuvuga ngo ibihumbi byawe 2 ushaka gusanga ubu ngubu bimaze kugera mu 8. Ndaza kubaza urumva hatarimo agacupa yego ka weekend mu giporoso uzagashora ntabwo uzayanywe wagura round scope wese ndimo nzigama yo kuzajya muri vacances sigiye gukora nduhuka. Yego nibyo birashoboka. Ni ukuvuga rero muri aya mezi 8 arangiye muri uyu mwaka 2022 inyungu ihagaze kuri 11.13. No kuvuga ko tuzajya kurangiza umwaka inyungu ishobora kuba irenze kure iyo twabonye umwaka ushize. Yego abatwumva rero bumve ko aya mafaranga mu by'ukuri ni inyungu ifatika pe. Niyo waba ware nk'abantu bagiye bashyiramo yenda amafaranga afatika muri iyo myaka yose inyungu ikagenda ibyara indi uyu munsi mu by'ukuri ameze neza. Ikindi yenda navuga mbere yuko tuza guhana umwanya ijambo nuko aya mafaranga uko ameze ubu ngubu abashoramari ku giti cyabo mu by'ukuri biradushimisha kuko umubare wagiye wiyongera n'amafaranga yabo aratubutse nubwo biriya bigo by'imari navuze bifitemo afatika kubera ko nyine bafite amafaranga n'ubundi aba yaraturutse mu banyarwanda ariko nibura abashoramari ku giti cyabo bafite 30% by'ayo mafaranga yose nababwiye miliyari 23. Biraduha icyizere rero ko abanyarwanda bagenda bahindura imyumvire bakumva n'ibyiza byo kwishorera imari. Hanyuma reka tubanze dutumikire abadutumye hanyuma tugaruke mu kanya. Murakoze. Ugurisha yerekana ibyo afite niyo wunguka byose n'abakiriya bakamwiyumvamo. BNBFM umwezi amarembo arafunguye. Bacuruzi, inganda, ibigo bya leta n'ibyo bikorera. Ukwamamaza kuri BNBFM umwezi biroroshye. Tugane mu kabuga ka Nyarutarama mu nyubako ndende isumba izindi ya KL House. Cyangwa duhamagare kuri 0783888888. Amamaza na BNBFM umwezi wagura ubucuruzi bwawe. Bangowe rwishigishira rusoma koko gashyende ko ndeba wabuza amahoro ufite ikihe kibazo byorere mwana wa mama. Ejo bundi nagize ndasitara nkora amahano n'ikingiye se sha gashye uratinyuka ukora imibonano mpuzabitsina n'umugore utari uwawe nta n'agakingirizo n'ubu uriyicariye wandetse shaho ko nagiye kwipimisha ngasanga naranduye virusi itera sida. None ubu nabuze aho mpera mbwira umugore wanjye ko kabaye. Ikimbabaje gusa nuko nabana namwanduje kandi atarigeze na rimwe atekereza kunca inyuma. Gashyende rero urashaka kurimbuza umuryango wawe ubujije ngo uratinya kubimubwira ko utatinya kumuca inyuma se. Genda umubwire mujye kwa muganga nawe bamupime baramuha ubufasha bakurikije igisubizo bamusangana nawe utangira imiti. Ikindi uri bitekereza ko rero wakwanduje ndamuzi se shako naryamanye na benshi abo bose rero nabo bashake ubashishikariza kujya kwipimisha kugira ngo nabo bahabwe service zibakwiriye. Dufata yego iyo nama niyo reka ntinyuke mbwire madama ajye kwipimisha rwose ngize imana ngasanga ataranduye nukuri nzamurinda kwandura. Naho bariya mwaryamanye abo nabo barekenza aho mbakura ndababwira nabo bajye kwipimisha. Minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cy'ubuzima mu Rwanda RBC ishami rishinzwe kurwanya sida irashishikariza abaturarwanda twese kwipimisha virusi itera sida kugira ngo tumenye uko duhagaze, cyane ko twashyiriweho uburyo bworoshye kandi bwihuse bwo kwipimisha virusi itera sida kuko igisubizo uhita ukibona ukiri imbere ya muganga. Twipimisha virusi itera sida, kuyifite, gutangira no kuguma ku miti n'ubuzima burambye. Buri wese nabe ijisho rya mugenzi we kugira ngo twese dufatanye twubaka u Rwanda ruzira sida. Ukuri nyako sugushyoma sugushanuka kwateye guca mu ziko ntigushye rwose. BNB Sunrise imbundo y'ukuri n'amakuru nyayo gugukirwa muri byinshi n'ubushakashatsi mu nguni zose. Noneho wadusanga kuri YouTube live cyangwa ukadukurikira kuri TuneIn, kuri Instagram, Twitter ndetse Facebook. Hari zimwe mu ngingo z'ibyo turi kuganiraho ubu none turi kumwe na Bwana Gatera Jonathan n'umuyobozi w'ikigega. Nibyo ni ikigega cyangwa ni ikigo ikigo iterambere fund. Yego
ubundi ikigo Rwanda National Investment ni ikigo cya leta icyo ni ikigo ariko kikagira ikigega abantu bizigamira ubwo ikigega ni ishami yego ni ishami kuko nayo yitwara na iterambere fund yego wowe ni ikigega urumva nyoboreye ikigo ariko gifite ikigega kizagiramo ibigega bitandukanye ikigega cya mbere dufite ni iterambere fund dushaka gushinga cya kindi cya kabiri navuze yenda cy'urubyiruko yego ariko twafite n'izindi nshingano nk'uko nababwiye dufite amafaranga ya ejo heza dufite amafaranga y'abantu agaciro development fund agaciro hari ayo bashyizemo nko gushora ababyara inyungu ariko ntabwo ari mwe muri yacumba oya iki kigo gifite ibigega nk'ibya kera iwacu habaga hari cy'amasaka cy'ibishyimbo cy'ingano byose none rero abadukurikiye mbere yuko tuza kubaha umurongo kugira ngo mubaze telefone ni 078289 bwana Jonathan uretse nk'ubusikovi ashobora kumenya amafaranga yakajya yagenzura yego abigenza ate ubundi yumbaza mpari nge mutangabuhamya urabaza umucamanza ku rubanza rwagenze umutanga sikovi bigenza gutugira ngo amafaranga yoreba hageze buri kwezi nakira ubutumwa buciye kuri telefone no kuri email busobanura inyungu yajeho yego telefone yawe se yazimye ushaka kwirebera ubyutse mu gitondo ubyutse ushaka kwicekinga njyari ushaka kubireba ibyo rero nabyo biri hafi gutungana yego biri hafi rwose kubera yuko ndimo nyereka kuri screen sikovi ndimo ndashaka kwereka byinshi bidufasha hari naho bishyurira nabyo naza kubisobanura ariko icyo waruvuze muri iyi minsi tumaze iminsi tuvugurura ikoranabuhanga ryacu yego riri hafi rwose no gutungana ku buryo noneho wowe uzaba wibereye mu biro aho uri ukaba wajya ku ikoranabuhanga ukashobora kubona amafaranga yuko yagiye yunguka washaka no kuba wakongeramo ukabikora washaka gusaba yo ukuramo nabyo ukabikora utiriwe uva aho uri ibyo rwose biri hafi gutungana yego ariko ubundi ubungubu uko bikorwa umuntu kugira ngo ubitse amafaranga dufite konti mu bigo by'imari byose mu mabanki yose noneho hari n'uburyo bwa mobile money yenda batwumva bashobora no kuba babikora ugira akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 ukagira ama03 irani code yego kode yacu ni ama03 ubwo wohereje ntibamukata yakoresheje buriya buryo ntago byakunda ntago bakata rwose hari ntibakata yego none iyo umaze kugira ama03 ukagira akanyenyeri ugashyiramo amafaranga ugashyiramo wa mubare w'ibanga amafaranga ahitazi iwacu ako kanya ukabona ubutumwa bukubwira ngo wizigamiye mu kigega iterambere fund iyo ari ubwa mbere ubikoze baraguhamagara kugira ngo barebe neza kuko bisaba ko irangamuntu yawe telefone ukoresheje iba ikubaruyeho kuko buri umubare w'irangamuntu yawe niyo konti iwacu kuko buriya nimero y'irangamuntu yawe ni iyawe nta wundi muyihuje ari nko kubikora nk'umuryango nabyo birashoboka ushobora kuvuga uti n'ubundi niyo ufungurije konti iwacu tugusaba ko uduha n'umwirondoro w'umusigire cyangwa se umuzungura tubivuge gutyo yego ushobora kuba ufite umudamu mwarabyumvikanye ariko ushobora no kugira n'umwana abana yenda batarageza igihe cyo gufata irangamuntu bo bakoresha irangamuntu y'umubyeyi wabo hari uburyo byateganijwe ni ukuvuga rero muri make iyo telefoni kubaruweho amafaranga aza yerekana ngo kanaka Jonathan wibuna ko ufite irangamuntu imeze gutya yizigamiye amafaranga angana gutya iyo uri ubwa mbere rero bahita bakubaza umwirondoro w'umusigire wawe kugira ngo babishyire muri system ejo hatazagira unduza waba udahari ubyiyitirira ni ukuvuga ngo kugira ngo twirinde ko hazabaho uburiganya iyo ubikoze gutyo rero baraguhamagara hari n'ushobora gukoresha Airtel nayo kode ni imwe ni ya ama03 ariko Airtel uzi ko bakora akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 none ugashyiraho ya kode ama03 ugashyiramo umubare w'amafaranga ugashyiramo wa mubare w'ibanga icyo gihe rero nabwo duhita tubibona tukakwakira tukabwira ati wizigamiye noneho nk'uko umuvandimwe yabivuze buri kwezi tukubwira ngo amafaranga yawe dore aho ageze
agaciro k'amafaranga yawe dore aho kageze, bakoresheje telefone cyangwa se bakoresheje email ku bazifite. Hari icyo mwatubwiye cyo mugabane inite? Yego. Ubwo niba agejejemo ibihumbi 20 yaratangiriye kuri 2 n'urugero, ubwo muramubwira ngo ubu 20 byawe ugeze ku migabane? Yego. Kuko buri mafaranga uko yashyizemo, itariki yashyizemo, uriya mugabane uhinduka buri munsi, agaciro k'umugabane gahinduka buri munsi. Nubwo iyo yashyizemo uyu munsi, ejo ugashyiramo andi, ejo bundi ugashyiramo andi, nyuma y'ukwezi uravuga ngo dore imigabane umaze kugeramo yose nayangaya, agaciro uyu munsi naka. Ufashe imibare imigabane yawe yose ukakubona agaciro k'uwo munsi, uhita umenya aho amafaranga yawe ageze. Nemere kugurisha nitwe tubigukorera, kuko ubundi kugira ngo ubone ukugurira ni mu bwa buryo twabishyizeho kugira ngo tworohereze abantu. Yego. Nk'ubu ngubu ushobora kuba ufite ikibazo cyihutirwa, ukeneye amafaranga, kugira ngo uzabone umuntu uri bukugurire ya migabane yawe byasaba ko ujya ku isoko ry'imari n'imigabane. Ariko ibyo byakugora, yewe byanagusaba amafaranga kubera yuko bari abahuza nawe ugomba kubishyura. Ubu rero mu rwego rwo gufasha abanyamuryango bacu, ahubwo turabigukorera, nibyo twika kuguruza, mbese uba watugurishije wowe ya migabane yawe. Nibyo rero dukora, nigeze kubikomozaho, kuva kuwa mbere kugera kuwa kane twakira abantu basaba gusubizwa amafaranga cyangwa se kugurisha imigabane yabo. Yego. Ushobora kubikora unyuze kuri website, hari agaformulaire wuzuza, hari mu bihe bishize rwose twari twaroroheje ibintu ku buryo wabikoraga ukoresheje na telefoni kubaruweho, ukaba wakwandika akabaruwa ukagafotora ukakohereza kuri WhatsApp. Iyo usaba amafaranga kuyasubizwa, hari ibintu bibiri by'ingenzi twifuza ko utugaragariza. Ni ya nimero yawe y'irangamuntu na nimero ya konte aho amafaranga azajya. Ibyo bintu byombi bigomba kugaragara. Nimero y'irangamuntu yawe, kuko tuba tugira ngo tuverifie turebe koko ni ese niwe. Yego. Noneho ikindi, amafaranga azajya he, kuko ntabwo tuyatanga mu ntoki. No kuvuga ngo niba warafunguje konti wacu, bisaba yuko ufite na konti muri banka usanzwe ukoresha, kugira ngo amafaranga tumenye aho tuzayohera. Iyo udafite konti, ushobora gukoresha iyo umusigire wawe cyangwa se undi muntu, icyo bigusaba yuko utwandikira, kuko burya amafaranga y'umuntu aba ari ayawe, ukatubwira uti nyamuneka jye ndafunguza konti. Nubwo dusaba buri munyarwanda wese kugira konti, yaba muri Sako, yaba muri aya mabanki asanzwe, Banque Populaire, ni ibintu byoroshye. Yego. Kigero iyo ufite konti yawe muri banki biratworohera, niho amafaranga tuyohereza. Bigenda bite? Kuva kuwa mbere kugera kuwa kane twakira abasaba. Urumva ntago twakwakira umuntu umwe ngo tumukorere undaze tumukorere. Noneho twamara kubakira kuwa gatanu tugerageza gusesengura, tukareba se aba bantu nta bajura barimo, nta bantu babitiriye. Noneho ku munsi wa mbere ukurikiye, ubona amafaranga bagomba kujya kuri konti yawe. Iyo atahageze hagera kuwa kabiri, umuntu agakoresha amafaranga ye icyo yifuza. Ariko iyo yakuyemo kenshi, tugerageza kubabwira nyamuneka niba yakuyemo yashore, aguteza imbere, kuko icyo twifuza nuko abanyarwanda batera imbere. Yego. Ariko nkuko nigeze kubikomozaho, muri cya gihe cy'ibibazo twavuyemo mu minsi ishize, mu gihe cya Covid, abantu ntago ari kumubwira ngo yakuremo ngo ugiye kuyashora. Benshi bayakuremo kuko bari bafite gahunda, baratakaje imirimo, abandi business zabo zarahombye, zarahagaze. Mwatubwiye ko byabagobotse? Byarabagobotse kuko urebye kuva muri 2017 abantu 120 icyo gihe nibo bari basabye amafaranga kuyasubizwa. Basubizwa miliyoni 81. Kuva 2017 2018 bari abantu 300 basaba miliyoni, basaba gusubizwa, tubasubiza miliyoni 76. Bigeze 2019 rero, uzi ko Covid aribwo yatangiye, ariko ahangaha n'abanyamuryango bamaze kuba bazamutse. 2019 nabwo yari menshi, abantu 900 nibo basabye, ariko basaba miliyoni 220. Muri 20 rero umubare uratumbagira, Covid yarigezemo. Yego. Abantu basabye bari 1560 bavuye kuri 900. Basaba miliyoni 850 zisaga, bavuye kuri miliyoni 200. Yego. 21
covid yari ikirimo cyane nabwo yigeze no gukaramo cyane tugira guma mu rugo ndende yego abantu 2,055 basabye miliyari 1,134 muri by'ukuri ugiye kureba amafaranga ntabwo yuza ko utarizigamiye urumva muri iyi myaka ibiri yombi hagiye hasohotse hafi miliyari zigera muri 3 ku bantu bagera hafi 3,000 urumva ko abantu baragobotswe mu by'ukuri kandi amafaranga bakayabona mu buryo bworoshye ubu rero ibazi yuza ko utarizigamiye byari kugenda bite muri bihe byaguma mu rugo ko twese tuzi uburyo abantu bari babayeho Jonathan hari ibintu abantu bishyiramo ngo iyo byageze ngo muri leta ngo ibyawe iyo byageze muri leta ngo burya kubisubirana birakugora aba bantu ntabwo byabagoye kugira ngo bayabone pe umanika agati wicaye wajya kumanura guhaguruka oya rwose ntabwo ari byo iyo mvugo rero iyo ntabwo ijyanye n'ikigega iterambere fund ikigega ni icyanya iyo umuntu arimo kohereza andi mafaranga hariya ashyiramo iki amazina yaragenda bagera bakabihuza na konti yego buriya kuko konti yawe birimo bikora urebe konti kandi ni indangamuntu kambe nohereza imigabane bawohereza hariya turebe ndaje ubutumwa ndaje kububona mu kanya bambwire turahita tubusomera hano baramu ubutumwa urabubona turabusomera hano sikovi Jonathan yego muti iyo mvugo kumanika agati wicaye kukamanura ntabwo ari byo rwose ntabwo umuntu buriya ari amafaranga sikovi yagiye kohereza yicaye hariya kuyabona ntibyazamusaba guhaguruka no kujyayo no kwatsa imodoka no kugira gute oya ni ukuri kandi nakubwiye ko none se mu gihe cyaguma mu rugo mbwira hari umuntu wagendaga nese ko abantu aribwo babonye amafaranga menshi icyo gihe ndimo ndakanda akanyenyeri n'abandi mugire vuba tureba bagiyeyo nona 182 turimo turayireba kuri screen abari kuri YouTube ariko bagenda bireba ariko kadufasha batwumva ni 180 na akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 3 800 iyo ni code bayifate mu mutwe iyo ni code muyifate cyangwa bayandike hanyuma iyo ushatse ushyiraho akanyenyeri ugashyiraho amafaranga ugashyiraho urwego yego amafaranga bagiye abona amazina haza yaje Jonathan iyi igomba kubikubaruweho telefone oya ndavuga iyo umuntu ageze hariya ageze aramaze ko urwego ugiye kwizigamira mu kigega iterambere fund ukabyemeza twakire telefone z'abantu bari kuduhamagara banza bigeze aho bibacanga yenda bataraza cyangwa reka tubanze tumwakire Hello BNB Halo yego mwaramutse neza none uwo muvandimwe ndamushuje nawe yego ni papa Messi avuze uburyo umuntu yashaka imigabane bayimusubiza bamusubiza n'inyungu zayo cyangwa bigenda gute nabyo ari butubwire hano ikindi yego ubukangurambaga bwabo ko ari buke cyane nk'ubwo mwumvise kuri bwende by'umwete ariko ni gake cyane ubona abantu babisobanutse cyangwa babimenya cyangwa nawe nibwo bwa mbere wumvise ikigega nibyo avuga nyine ubwa mbere najyaga nyumva gutya ariko ngurumva uretse nkanjye wandarika amatwi gusa nk'umuntu ubereye hirya yo mu byaro nawe nuko uri umumotari wo ku nzira abamotari barabwira mbwira abamotari Nyabugogo bose bahikoda amafaranga ajyeho nonaha muri make ubukangurambaga bwabo ni buke urakoze cyane arakoze umuvandimwe reka mpere kuri icyo ubukangurambaga tugiye twashyizemo imbaraga uyu mwaka niba amafaranga yanjye 20,000 ndayatanze ariko wivuga nkaho ubabaye oya ndashaka kubabwira ko noneho urumva aya mbere yaraye agatupa utatubwiye se message ubwira cyari ya MTN kanya ndakiriye ikigo baraguhamagara ahubwo no kuri muri studio hari umamagaye ndamukupa cyangwa yari we hugo hari nomero impamagaye ntazi ndayikupa mubwira mpamagare ko yanjye nsohotse oya buretse barabahamagara muvuye muri studio nibihangane niba mutwumva ndamukupye nanzi ngo nune oya buriya nibo rwose kuko iyo ugize hari umukozi ushinzwe guhita guhamagara ego arahamagaye reka turebe iyi nomero niba busa niyora urayizi se wowe ndayizi iherwa na 39 yego reka nkubwire na nimero zacu ahubwo iyo bahamagaza singise 394 niyo iguhamagaye niyo cyangwa ni iyi ngiyi yo hejuru oya niyo yo hepfo umukozi wacu rero barahamagaye n'umukozi wacu mwihorere bagiye guhamagara rwose ngaho rero papa Messi muti ikibazo cy'ubukangurambaga yego mu minsi ishize ntago bwari bwihutaga ariko muri uyu mwaka dufite ubu twasinye amasezerano n'ibigo by'itangazamakuru bigera kuri 7 turateganya no kusinyira amasezerano n'ibindi bya televiziyo bafite amateleviziyo
ariko none tugiye no kujya mu cyaro umuzi ko mu myaka yashize gutumiza abantu mu cyaro ho nzaguherekeza niho nkunda burya mu mujyi simpakunda tuzajyana abantu bo mu cyaro bari imfura abanyamujyi bazana ibintu by'ubwongo n'abatawuneri n'ibindi kandi aya mafaranga abanyamujyi twe tuba dufite n'utuntu twinshi tuzi kwizigamamo ariko mu cyaro usanga umuntu amafaranga yarya nkaho buzakeje adahari ariko ibyo rero turifite gahunda yo kujya mu byaro uzi ko mu minsi yashize byo bitakundaga kubera covid ariko ubu ngubu turashimana ko bigenda byoroha gusa iracyahari ariko dufite gahunda rwose yo kugenda mu gihugu hose ku dusantere ubu ngubu gahunda ku masoko ashyushye noneho cyane cyane no gukoresha abantu nk'amwe itangazamakuru tuzahurira Rusine rirema ku wa 2 rwose gahunda tuzayiguha pe ubwo rero ubukangurambaga tugiye gushyiramo imbaraga atwihanganire yewe niba n'inama rusange yabaye mu kwa 4 tugira inama rusange y'abanyamigabane bose yabaye ku itariki ya 2 z'ukwa 4 mu kwa 4 ikintu batubwira bati ubukangurambaga bwanyu turashaka kubabona nari natumiwe wari uhari ntabwo naje mba nagiye kuzunguza nta kibazo ikindi kibazo yaravuze ngo ese iyo usabye amafaranga n'inyungu barayiguha ubihabwa iyo uvuze ngo ndayashaka yose mukamuha inyungu yungutse kuri ayo mukamuha n'iyungutse ku nyungu yego yose arabibona iyo uvuze ngo giye amafaranga yanazigamyemo yose muyansubize n'inyungu turabiguha nta uburenganzira bwawe mbese ni ukubikuza ariko ntihariho se iyo ayatwaye yose ntayo mukuraho y'imirimo yakozwe buriya reka mbisobanuke neza iyo imyaka 3 itarashira imyaka 3 itarashira 1% ry'amafaranga ukuyemo asubira mu kigega ntabwo ari ajya kwishyura imirimo yakozwe oya ahubwo abanyamigabane basigayemo nibo agarukira iyo yatwaye yose iyo uje gutwara inyungu gusa se igishoro kikagumamo nta kibazo iryo rimwe ntabwo muri mwaka oya ubundi 1% rijya mu kigega no kuvuga ngo abanyamigabane basigayemo bararigabana yego ariko bizamura agaciro kusigaye iryo 1% rikurwa ku muntu ugiye burundu cyangwa nukuyemo inyungu gusa n'imyaka 3 itarashira imyaka 3 itarashira nyuma y'imyaka 3 nta kintu rwose utakaza ajyana yose uko kubera ko bavuga bati inyungu hari yabonetse muri iyo myaka yego ubundi twebwe amafaranga dukoresha ni leta yaduha dukoresha budget mbese ni ikigo leta yashyizeho abakozi imirimo yindi ni budget ya leta igihe iriho no kwegeranya kugira ngo abaturage tugire umuco wo kuzigama tubone n'umuntu udufasha kuzigama tumwizeye nka leta cyane rwose ariko mwatubwiye ko mucuruza bacururiza abanyamuryango ubu ngubu nk'amafaranga ya hejo heza reka bisobanure muri Scovia ubu ngubu ndatangira kumufata nk'umunyamuryango ndabona kuba atangiye kurengera inyungu nk'umunyamuryango none se amafaranga afitemo inyungu iyo yiyongereye wowe mubwire nongeye mandi 20 uretse ntukajya ubara imigabane itari yawe kuki imitungo ye ariko uyibara wowe uri umugenzuzi w'imari cyangwa ntuzure umuvunyi wimbarira amafaranga kandi umutungo w'umuntu ntavongerwa tububaha amategeko nsabye imbabazi yego Jonathan ngaho nimutwibwirire ubwo rero iyo nyungu uwo muvandimwe yavuga ati ese n'inyungu turayikubarira kugeza kuri uwo munsi yakuyemo iyo uvuze uti ndayashaka yose ariko nk'uko nabivuze turavuga nyamuneka kuki yakuramo yose wasizemo nibura na 2 kuko bikomeza kubyara inyungu urumva nibura ntugende kuko iyo uragenda hari nkaho bivuga ati mbonye diru reka nkoresha ijambo abantu bamenyereye hano turi muri business ni diru kandi akaza akavuga ati irangaje commercial akaba abonye ahantu hari abo dufite rwose mu gihe cyaguma mu rugo uzi ko kugenda kuzana imari kuva mu Bushinwa kuva hehe byahagaze amafaranga akayazana yose tukaba tuyamubikiye akaba byara inyungu noneho ejo bundi bafunguye aravuga ati mbonye umuntu wasabye ko muzanira intebe muzanira iki kuva mu Bushinwa kuva hehe ibyo nari nsanzwe nkora akaza akambwira ati za miliyoni zanjye hari 100 nari mfitemo muzime zose cyangwa se mu 90 noneho yamara kuzana n'inyungu y'izo miliyoni 100 biba yabaye izindi miliyoni nk'icumi none se niko bimeze noneho yarangiza akavuga ati
nimara kugurisha ndahita nyagarura. Yego. Ibyo birakorwa. yego reka twakira ibindi bibazo duhamagare kuri 078229 mu gihe telefone yawe tuyirindiriye. Jonathan hagiye haza abantu bavuga cyane ku mbuga nkoranyambaga ubu bireze na interinete batubwira ibintu ngo by'amafaranga yunguka bitcoining ifaranga koranabuhanga ifaranga ryunguka ibibina sinzi niba mwibuka ibyitwaga ngo ni supermarket sinzi ari ngwiki ibintu byinshi yego biranyurana gute nibi ngibi nge mungarukeho nyuma ariko tubanze twumvuye. Allo BNB mwaramutseho ni Marite. Yes, Marite urahagana kubaza merereje abana. Yes. Ndashaka kubaza umutumirwa. yego Nizeze mu kazi kanjye muri mugomo zanjye z'akazi kanjye nshobora kwiyandikisha kuba umunyamuryango nkoresheje telefone bigakunda. Nshobora kwiyandikisha kuba umunyamuryango mu kigega famu nkoresheje telefone yanjye bigakunda. Ya kode natanze wayumvise? Oya narindi mu kazi sinazishe neza. Okay reka bagusubize kuri FM. Reka bagusubize kuri radio ufata agapapuro byandike kandi wishyure tujyanemo. Ishyure mujyanemo? Okay. Ndimo ndashaka abanyamuryango bagenzi banyu. Okay mutubwire Jonathan. Biroroshye kuko iyo ushaka kwiyandikisha byihuse ni ya code ukoresha. Kuko icyo gihe tuhita nyine tubona ko telefone iyo code ntiyayumvise ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri ugashyiraho kode yabo ni 3,800 urwego ni 3,800 ibyo by'utunyenyeri byo ni ibisanzwe nkuko twishyura kuri code nkuko twishyura tugiye kwishyura na momo kuri code. Noneho ariko ashobora kubakoresha Airtel na Airtel usibye za code za Airtel 500 akanyenyeri nyine 500 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 code ntihinduka ni 3,800 cyangwa ukagana umwagenti ukuri hafi wa Mobikash. Abamotari n'abandi bantu iyo telefone icyo tukunze kuvuga no kwa ngo niba ukoresheje uburyo bwa mobile money telefone ibikubaruweho kuko ushobora gukoresha telefone y'undi muntu amafaranga tukayabona araya wa wundi nyine wa wundi. Icyo gihe uhita uba umunyamuryango. Icyo baguhamagara bakubaza iyo ari ubwa mbere bavuga ati ese wowe turabibonye ese umusigire wawe ninde kugira ngo ejo ubaye udahari bitazatera ubwo bari gufungura konte yawe mbese. Yego bakagira n'ibindi bakubaza bw'undi twabazaga ese utuye he ese ukoresha email kugira ngo nayo niba ngombwa tujye tukohereza amakuru kuri email. Iyo dukoresha telefone iyo betari nta email afite ifoto si ngombwa iranga muntu yawe se iyo bayishyize muraza buriya se buri uko bimeze buriya imikorane dukorana n'ikigo kirangamuntu NIDA no kuvuga ngo iyo dushyizemo nimero y'irangamuntu yawe umwirondoro wose turabubona. Katwakira ikibazo cyanyuma. Yego. Allo BNB. Yego mwaramutse neza. Nitwa Tuyishimire Jean Damascene. Yego tuyishiye ndi Kigali. None ikintu nabaza umutumirwa. Yego nari maje kubikora nohereje 1,000 none ntago bampamagaye. 1,000 hariya barakemera nta kibazo. Reka bakubwire rubwo aho byapfiriye. Unasubirize rimwe ko turimo kugenda hano umuntu kuri Twitter yabaje ati se abakozi ba leta bo bari muri ikigega bamenya bati imisanzu yabo ese inyungu ku mafaranga yabo ni ukuvuga ngo ahari bashobora kuba bo bayakusanyiriza hamwe mu kigo akazira rimwe bo ngo bamenya bate ko imisanzu yabo ikigo kitayiheranye kabageraho aho bikorwa. Ubundi mukoresha atwohereza liste y'abakozi be yazigamiye. Buri muntu rero tumukorera konte ye yihariye. Iyo bitabaye gutyo kuko hari abakoresha baba bafite abakozi ariko umukoresha akaba afitemo amafaranga amutangira n'umukozi akagira ayo yitangira. Icyo gihe amafaranga umukoresha aba afiteho uburenganzira raporo niwe tuyiha. Ariko noneho iyo babyumvikanye umukozi nawe nubwo bamutangira tukamukorera konte ye icyo gihe umukozi arabibona buri kwezi. Ni ukuvuga ngo abakozi rero batarimo kubona ubutumwa bwakirwa n'umukoresha. Umukoresha rero nawe nagana abakozi abasobanurira ko byagenze cyangwa babihindure babaha amakonti.
Jean Dodier we ngo yashyizemo igihumbi yashyizemo igihumbi reka yenda we cyagiye ariko ntibamuhamagaye baramuhamagara hari ubwo abantu baba ari benshi yego uko kanya agishyizemo ntibahite bamuhamagara kuko umukozi kugeza ubuhamagara n'umwe birashobora yitonde yihangane gato baramuhamagara nibiba baramutse batamuhamagaye yazahamagara kuri nomero 078 79 227 cyangwa 0737 927. Yego mbese izo ni nimero zijya mu biro. Yego indi minota rero mugerageze kubasubiza mwihuse. Yego kuri YouTube hari uwitwa Marke ati mwaramutse neza none se narabikije nkoresheje momo ariko bigakunda kubera iki kubikuza sabwa konti ya banki ubwo se ngiye kubikuza ari munsi yayo bafungurisha konti ya banki byagenda bite? Oya ubundi mu byukuri kubikuza ukoresheje momo ibyo bintu ntabwo turabikora. Kuko urumva usibye n'amafaranga byadutwara ashobora kuruta nayo ngo bikoresha banki muri bwa buryo bwo kwizigamira ntacyo bitwaye ko wafunguza konti yawe muri banki. Ibyo avuga ko banki zimuca amafaranga mu byukuri nawe hari indi serivisi banki bayamuhaye. Ikintu kinumvikana nenda kuri iki ngewe urugero ngewe ngira konti ebyiri muri banki ngira konti ngendana n'ikarita nanahuje na telefone yanjye kuko mpavuga ngo ayo mafaranga nayingoboka nkoresha umunsi ku wundi kagira n'indi konti icaho amafaranga mvuga ngo ashobora gukora ikintu kizima ku buryo kugira ngo nyibikuze binsaba gufata inzira nkagenda nkahagarara kuri gishe ku buryo n'umwagenti atayama. Jonathan uyu nawe ati ndabona ari benshi bari kubibaza umuntu uri hanze y'igihugu byakunda yabikora ati? Byakunda biranakorwa dufite ba muri diaspora benshi ariko bisaba yuko abikora mu Manyarwanda no kuvuga mbese ntabwo twakira amafaranga y'amadovize kugeza ariko biciye muri nta konti ya banki mugira sa kuburyo iyo konti ya banki katuyirebe zirahari muri ma banki commerciale zo tuzifiteho no kuvuga ngo ikigega niba ari iterambere fund ari NIT ubaza Beneri irayifite Beka Populaire Giti Bank Equity Bank IM Bank umwarimu Sako Zigama CSS Koje Bank Access Bank Unguka Bank aragenda agatamo konti ya RNIT no kuvuga ngo ushobora kujya kuri website y'izi banke ukabaza iyi konti ariko nibiba byiza konti muzayitange tuzayitanga nabyo biri muri gahunda ariko icyo nashaka kuvuga nuvuga ngo uwo muntu uri hanze bisaba ko bafite konti muri banki dufite hano noneho we agatanga uburenganzira ha banki ye ati nyamuneka amafaranga muyakure kuri konti muyashyire ku iterambere fund birakorwa. Jonathan reka tubashimire rero murakoze cyane. Yego mwakoze kuza reka tubashimire namwe rero mwadukurikiye twagiye ubukene bw'akarande sisezerano mutanga amafaranga tuve ku bukene no kuri Petro bashimiye. Harabura amasegonda make ngo isaa 4 zigere ese waruzi ko ushobora gukoresha Airtel Money